Ubona amavideo ku rubuga rwa TikTok ukifuza ko ukibaza uko wayakuraho cyangwa ukayabika kuri galeri ya telefone yawe. Muri ino video y'uyu munsi tugiye kureba hamwe ukuntu wakura video ku rubuga rwa TikTok ukayishyira kuri storage yawe ya telefone kandi mu buryo bworoshye. Niba uri mushya, please kanda subscribe, like ndetse na comment. Nufite ikibazo ukitwandikire tuzakigusubiza. Niba ntacyo bigutwaye ndagusaba kuri ino video yose kugeza irangiye kugira ngo ubashe gusobanukirwa buri kantu kose step by step. Bitewe na TikTok ufite muri telefone yawe iyo ari yo yose, ngiye mfitemo iyi ngiyi TikTok n'ubundi gutya yanditse. Wowe ushobora gusanga ufitemo TikTok Lite, iyo ari yo yose uzaza uyifungure gutya mbikweretse. Guys, musaba kuri ino video yose kugeza irangiye. Mbibutsa kugeza ikiganiro are yidi rero ni muri wenda urugero nshobora gukunda ino video. Numara gukunda iyo video cyangwa ya video wishimishije uko yagushimishije, ikintu uzakora uzaza ukande kuri kano kantu aka kari hano, aka ka share, wakandeho gutya. Hari option nyinshi zigiye zitandukanye, ndabereka option zigiye zitandukanye nawe uhitiremo. Ushobora kuza ugasa gutya ubona bifungutse, ukaza ugakanda kuri kano kantu kari hano. Ushobora kuza ugakanda kuri kano kantu kano aka kanditseho save video. Ariko ngaho no savinga video izajya kuri video ariko izaza igaragaza ahantu wakweka aka video cyangwa ya account ya wa muntu wagakuyeho. Ushobora kuza ukubishaka wenda n'urugero, ushobora kuza kankwereke mbikureho, ushobora kuza ugakanda gutya kumva kuvuga ngo nukanda gutya kuri save video, ya video izatangira ijye kuri telefoni yawe. Ndazi kukwereka ko yagiye none atizatangira iyi loading hano ko iri kuyaploadinga kuri telefoni yawe cyangwa storage ya telefoni yawe. Urabona imaze kwisavinga aho, naho twajyaho twayireba. Koreka tuvira hano rimwe mbereke ubundi buryo ushobora gukoresha kugira ngo nizeho ya hantu wakuye ka video. Nuzaza andi hambere kuri share kuri ka kantu naberetse scrolling gutya, ubuza bisaba ko ufitemo application Vidment cyangwa SnapTube, maze uze ukande kuri kano kanditseho mowa gutya, utegerezeho gatoya. Wana ko azahita azamo application. Ufitemo Vidment izahita izana, niba nawe ufitemo SnapTube, yana application adownloadinga ama video. Ngiye mfitemo SnapTube, nzaza nyikandeho gutya, negerezeho gatoya. Kuvuga ngo bizaterwa wowe n'uburyo ushaka cyangwa n'ibikuneza cyangwa n'imyanzuro yawe. Ubwo nibigenda gutya hejuru ari audio cyangwa MP4, ngiye naha MP4 bitanganda gutya download, bazansakura aka video kabo iminota mikeya, maze ya video yanjye ihite ijya ku rubuga cyangwa kuri storage yanjye ya telefone. Ndagushimiye twabanye muri no video. Niba ntacyo bigutwaye, please kanda subscribe ndetse no kane na comment kugira ngo video nk'izi ngizi zijye uzibona uri uwa mbere. Niba ntacyo bitwaye, share kugira ngo amasomo nk'aya agere ku bantu benshi bagiye batandukanye. Katire kuko ya video niba